Ese waba wibaza impamvu hari abantu batera imbere vuba cyane ariko wowe gutera imbere bikaba byaranze ukaba utava aho uri na gatoya. Tekereza rero, hari ibintu ushobora kuba ukora buri munsi ariko ukaba utazi ko bikuza gutera imbere. Iyi video rero yirebe kugera ku musozo kuko icya gatanu kigonga abantu benshi. Icya gatanu abantu benshi ntibakimenya neza, ntibamenya uko bacyitwaramo. Mbere yo gutangira n'ikiri ku mwanya wa mbere rero, ndagusaba wowe ukigera hano bwa mbere ko wakora subscribe, ndetse wowe dusanganwe kora like utwereke ko ukunze ikiganiro, bityo dukomezanye kugera ku musozo. Ku mwanya wa mbere rero turasanga ko habaho gutinya gutangira. Abantu benshi baba bafite ibitekerezo byiza ariko ugasanga bavuga bati nzatangira ejo, reka nzabikore ejo, uyu munsi hoya reka mbikore ejo, niteguye ntabwo nditegura. Kwitegura ushaka ni ukuye, kubikora ejo ni iki? Bikora uyu mwanya, bikora ugifite amahirwe y'ako kanya, kuko nutinda uwatangiye kumufata bizakubiza icyuya. Kumufata uzamureba, uzajya utera intambwe ahavuye. Uwateye intambwe rero, wateye 100, wowe kugira ngo umufate ntabwo uzatangira ku ntambwe y'100, utangira ku ntambwe ya mbere mpaka igihe uzamugereraho, kandi wibuke ko nawe ntabwo aba ahagaze. Inama y'ukuri rero ni uko nta muntu ujya atangira yiteguye 100%. No. Isomo rero hano wakuramo ni uko gutangira nabi biruta kuba utatangira na gatoya. Bagiye batangirira ku busa. Ureba muri quartier tuye muri umukiro urimo, uzasanga kenshi yaratangiriye ku busa, numenya amateka ye. Rero tangira none, ahubwo utangire igihe kigihari, udafata igihe cyawe ngo gipfushe ubusa. Ikiri ku mwanya wa kabiri rero ni uguta igihe mu bintu bitakungura. Niba amasaha menshi yamara ku mbuga nkoranyambaga, urugero TikTok, uvuga ibintu bidafite agaciro, wirirwa uburana n'abantu kuri TikTok, ibintu bitaguha amafaranga, bitakwinjiriza, bitagushyira mu ejo hazaza heza, bitazakwereka ko ejo uri gutegura ari hazima, bireke. Ureba ibintu bidafite umumaro, cyangwa se kuganira ibintu bitagufasha, nyine nkuko nabivuze hejuru, ntuzabona umwanya wo kwiyubaka mu gihe kiri muri ibyo ngibyo. Uwo mwanya ahubwo wagapfushije ubusa ureba ibintu bitafatika. Ngwino ku nama nyanama, uhakura inama zaguhindura ubuzima, aba arizo ureba, aba ari byo ureba uko abenshi batera imbere. Ese ni iki kikubuza gutera imbere? Hari ibintu byinshi, hari video nyinshi ziri ku nama nyanama zaguhindura ubuzima kuruta uko wajya kwirirwa uburana uvuga ibintu bidafite agaciro kuri TikTok. Isomo rero wakuramo hano, wakwibaza ikibazo uti ese ibyo ndi gukora uyu munsi bizamfasha kuba umuntu mwiza ejo, bizamfasha kuba umuntu ufite intego ejo hazaza? Nusanga icyo kibazo wakisubiza rero, uzamenya uruhande uherereyemo. Ku mwanya wa gatatu, gerageza. Abantu mukunda kuganira buri munsi bagira uruhare runini mu buzima bwawe. Niba bahora bakubwira ntuzabishobora, ntuzabigeraho, ibi ngibi ntabwo wabishobora, ntacyo uriho, ntacyo wageraho, aba bantu birinde, aba bantu wibana nabo, aba bantu bareke, biguca intege. Amaherezo nawe bakomeza kukubwira ibi ngibi, birangira umutima wawe, birangira utangiye kubyemera, ukumva ko utabishobora, ukumva utazabigeraho, nyamara wabigeraho. Amahitamo rero, hitamo kubana n'abagushishikariza gukura, n'abagushishikariza kugera ku byo utekereza kugeraho bigufitiye akamaro. Ku mwanya wa kane turasanga kutiga ibintu bishya. Nyaboneka, isi ihinduka buri munsi, ihinduka umunsi ku wundi, segonda ku rindi. Niba ufite amahirwe warize, niba ufite amahirwe uzi indimi zitandukanye, waba uzi ururimi kavukire, waba uzi indimi zindi mpuzamahanga, harimo ibitabo byinshi byagufasha kuba wasoma ukamenya uko abandi bagiye batera imbere, ukamenya ni ibihe bishya biriho, ni ikihe gishyashya kigezweho kuri iyi si, ni ikihe nakora fasha mu buzima busanzwe. Niba udasoma ibitabo rero, utareba amasomo cyangwa utiga ubumenyi bushya, uzasigara inyuma, ndakurahiye. Gerageza gusoma, yewe utazi no gusoma ariko uzi kumva, uzi ko wafungura YouTube, ufite smartphone, fungura inama nyanama, uhakure iyi nama zahindura ubuzima bwawe, zigufashe. Fungura ibiganiro bifite akamaro, gufungura YouTube bigufitiye akamaro kuruta uko wafungura ibintu bitakwinjiriza, ibintu bitaguhumura mu mutwe.
ishoramari riruta ayandi rero nakubwira ni uko ari ugushora mu bwenge. Ubwenge bwawe niryo shoramari rya mbere. Umwanya wa gatanu rero, kutagira intego. Iyo utazi aho ushaka kujya, buri nzira isa n'igorana, buri nzira isa n'ikuzitira. Andika intego zawe, menya icyo ushaka kugeraho buri kwezi, mu mwaka ndetse no mu myaka iri imbere. Vuga uti uyu munsi ndagera kuki, mu kwezi gutaha nzaba nageze kuki, ese uyu munsi ndatangira kuki, mu kwezi gutaha mu nyuma y'iminsi 30 nzaba ngeze kuki. Iyo plan uyihe. Plan burya iyo ufite plan, ndakubwiza ukuri, ndababwira ibintu ngewe nakoze, ibintu nagezeho ku bantu mbanzi, murabizi nagiye ntera imbere ku buryo bushoboka, ariko byatewe byose na plan nziza. Iyo ufite plan nziza ukaba uzi mu nyuma y'ukwezi ndagera kuri iki, mpereye kuri iki gitoya mfite, nyuma y'umwaka ngomba kuba ngeze kuri iki, mu myaka izaza iri imbere ngomba kuba ndi kuri iki ngiki. Icyo kintu rero iyo ubyihaye ukiha plan biragufasha mu buzima. Abantu bafite intego nibo bafite amahirwe menshi yo kugera ku ntsinzi. Iyo nta ntego ufite mu buzima rero nta ntsinzi ugeraho, uguma aho uri ukabona bagenzi bawe bageze kure. Rero gira intego mu buzima bwawe, gira intego bityo ugere ku mahirwe yo kuba wagera ku ntsinzi. Sinasoza kandi nakubwiye ni ikihe kintu muri ibi bintu bitanu wumva kigufasha kurusha ibindi, wumva cyagukomereye kurusha ibindi. Andika nimero yacyo muri comment rero tuzakiganireho kandi tukiboneho solution ihagije, umuntu akaba yabigufashaho. Andika muri comment utubwire icyo ari cyo, utubwire nimero gusa. Niba iyi video kandi igufashije, kanda like, unakore subscribe ndetse ube wayisangiza n'inshuti kugira ngo zungukire muri ubu butumwa tuba twatanze, kuri ubu butumwa tuba twafashe igihe tubategurira. Kandi wowe udaha agaciro ubutumwa tuguha, nakubwira ujye ubyihorera, ariko icyo nzi cyo nuko ahangaha iyo ubiteze amatwi muri gahunda ibi bintu nta kabuza ubigeraho. We tangira nonaha, tangira ucyumva iyi video, tangira ucyumva ibindi bitukubwira. Ahasigaye nyuma y'umwaka cyangwa se nyuma y'amezi 6 n'umwaka uzagenda utubwira uko uzatubwire uvuga uti ibi bintu wenda ntibyangije kuri iki ngiki, natangiye gutya na gutya, tukubwira aho byaba byarangirikiye. Twongere rero kugushimira ko wakomeje kubana natwe muri video kuva itangira kugeza igeze ku musozo, kandi tukubwira ko inama nyanama nagahoraho kandi inama zahindura ubuzima nibyo bintu twiyemeje kuba twakugezaho buri munsi, umunsi ku wundi, kandi twizera ko hari icyo bizabafasha mu buzima bwanyu. Turagushimiye rero kandi tukifuriza umunsi mwiza, ugubwe neza. Ciao.